Nongeye kubasuhuza inshuti bakunzi batwaremeye imirimo myiza TV. Tugarutse kandi mu mwanya wo kugira ngo tuganire by'umwihariko kandi turabashimira kuko mugomeje gukora umurimo mwiza wo kwamamaza ubutumwa bwiza mubugeza ku nshuti n'abavandimwe, mukoze share kugira ngo inshuti n'abavandimwe nabo bamenye ukuri k'ubutumwa bwiza. Imana y'amahoro ibagirire neza. Tugarutse mu nyigisho kandi ivuga hejuru y'imirimo myiza, kuko mu by'ukuri abantu benshi turiho tutazi icyo twaremewe, ariko twaremewe imirimo myiza, ariko mu by'ukuri nawe utarabimenya ntabwo wari kubimenya utarabyumva cyangwa utarabibwirwa. Nawe wabimenye ntabwo wabyirata kuko wabimenye, kuko hari aho wabimenyeye, ahubwo igikwiriye ni iki? Icyo wamenye, imirimo myiza wamenye, nawe uyimenyesha abandi kugira ngo tubashe kugabana umugisha wo kwigisha no kubwiriza ubutumwa bwiza. Imana y'amahoro ikugirire neza. Turasoma ijambo ry'Imana. Uyu mugoroba tugiye kuganira imirimo myiza Imana yemera. Ni iyihe mirimo myiza Imana yemera yatuma iguha ingororano, yazaguhesha ingororano? Ni iyihe mirimo myiza wakora yatuma Imana izaguha ingororano ukazayigororerwa? Turasoma ijambo ry'Imana riboneka muri Matayo ibice 6 ku murongo waho no wa mbere turageza ku murongo wa 4. Ijambo ry'Imana ravuga ngo mwirinde ntimugakorere ibyiza byanyu imbere y'abantu kugira ngo babarebe, kuko nimugira mutyo ari nta ngororano muzagororerwa na so wo mu ijuru. Ahubwo nugira ubuntu ntukavuze ihembe imbere yawe nk'uko indyarya zigira mu masinagogi no mu nzira, ngo bashimwe n'abantu. Ndababwira ukuri yuko bamaze kubona kugororerwa ingororano zabo. Ahubwo wehoho nugira ubuntu ukuboko kwawe kw'ibumoso kwe kumenya icyo ukw'iburyo gukora, ahubwo ugira ubuntu bwawe wiherereye, nuko so ureba ibyiherereye azakugororera. Imana y'amahoro iduhana umugisha. Turimo turaganira ni iyihe mirimo umuntu yakora akazahabwa ingororano n'Imana ikazatuma agororerwa. Nshuti bakunzi bene data, ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo ntimugakorere imirimo myiza imbere y'abantu kugira ngo abantu babarebe cyangwa se babashime gusa, ariko Imana itarimo kubashimira. Matayo agiye kwandikira ijambo aravuga ngo mwirinde ntimugakorere ibyiza byanyu imbere y'abantu kugira ngo babarebe, ahubwo muzakorere ibyiza. Imirimo nabonye mu ijambo nuko imirimo myiza yose wajya gukora uzayikorere kugira ngo iheshe Imana icyubahiro mu bantu. Ntuzakorere imirimo kugira ngo iguheshe icyubahiro cyangwa se bakunde bagushime cyangwa se bakunde bakurebe, ahubwo uzibaze ngo iyi mirimo ngiye iyo mirimo uzakorera kugira ngo abantu bagushime, nta ngororano izaguhesha, nta ngororano izaguhesha. Icyakora icyubahiro abantu bazakiguha hano mu isi birangiriraho, bagusingize bakuririmbe, ariko nabwo nagira ngo nkubwire ngo bazakuririmba bakibona ibyo bakorera. Bazakuririmba mu by'ukuri si we bazaba barimo kuririmba cyangwa bazaba barimo gusingiza. Bazaba barimo gusingiza rya hembe wavugije, bazaba barimo gusingiza bya bintu wakoze, ariko ntabwo bazaba barimo gusingiza wowe. Kandi bazagusingiza kugira ngo ugomeze bibakorere, ariko ntabwo bazagusingiza kugira ngo bikwitirirwe. Isi imenye ko ari kumeze, n'abantu bamenye ko ukora imirimo myiza, ahubwo bazagusingiriza ibyo bagushakaho. Nshuti mwene data, ikizatuma uhabwa ingororano ni kimwe, ni ugukora imirimo
ikuvuye ku mutima, niyo abantu batayibona, niyo abantu batayishima, niyo abantu batanezezwa nabyo, ariko uvuga ngo ibyo ndimo gukora ndi kubikorera kugira ngo Imana ihabwe icyubahiro. Ni ikintu kigoye kugira ngo ugaburire umuntu numara kumugaburira undi naza mu kanya umubwire ngo sore ibyari biri hano usanze runaka yabiriye. Iyo ntago ari imirimo myiza. Ibyo wakoze wabikoreye kugira ngo abantu bakurebe. Imirimo myiza ukuva ijambo ryatubwiye ngo nukora imirimo myiza izatuma uhabwa ingororano, ngo nuko uzakoresha ukuboko kw'ibumoso ukw'iburyo nikumenya icyo wakoze. Nuko uzakoresha ukuboko kw'imoso ukuboko kw'iburyo nikumenya icyo wakoze. Ariko nuvuga ngo ngiye kubiririmba, mfashije umuntu mbishyire kuri YouTube, mfashije umuntu mbishyire kuri Instagram abantu bamenye ko namufashije, mfashije umuntu ngiye kubyamamaza kugira ngo abantu bakunde bamenye ko namufashije. Iyo mirimo ingororano zayo uzazibona ukiri hano mu isi, abantu nyine bagushime, ariko mu bwami bw'Imana nta ngororano uzabona, kuko iyo mirimo wayikoreye kugira ngo abantu bagushime. Mu bwami bw'Imana nta ngororano uzabonayo. Ukiri hano mu isi abantu bazagushima kugira neza nabwo by'akanya gatoya, nibirangira kuko Imana itakwamamaje, Imana itakumenyekanishije, Imana itagukundishije abantu, ibyo waba urimo gukora byose n'ibindi birangirira aho wabikoreye. Ibintu byose abantu bakora bashaka kumenyekana no kwishyira hejuru bitamenyekanisha Imana, bitamenyekanisha Kristo, ndagira ngo mubwire ngo n'iby'igihe gito ntabwo biramba. Ariko wowe nugira neza, ijambo ryabitubwiye ngo ntugakorere ibintu byawe byiza imbere y'abantu kugira ngo abantu bagushime, ngo kuko nimugira mutyo nta ngororano muzabona mu bwami bw'Imana. Haleluya. Shuti mwene data, ndagira ngo nkubwire ngo imirimo yose ugerageza gukora myiza uyikorere kugira ngo yubahishe Imana, uyikorere kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro, uyikorere kugira ngo ufashe abera nk'utegereje ingororano mu mwami Yesu. Nukorera ibyo ukora kugira ngo uwo muntu abone ko wabikoze, nukorera ibyo ukora kugira ngo wireherezeho abantu, ahubwo ukora ibyo ukora kugira ngo wireherezeho ubwiza bw'Imana n'ingororano mu bwami bw'Imana. Ntabwo ari byiza ngo niba ugize neza isi yose irabimenye ko wagize neza. Ntabwo ari byiza ngo niba utabaye umuntu isi yose irabimenye ko wamutabaye. Ntabwo ari byiza niba wambitse umuntu isi yose imenye ko umwenda yambaye ari wowe wawumwambitse. Ntabwo ari byiza ngo niba ugaburiye umuntu abantu bamenye ko ibyo yaraye ari wowe wabimuhaye. Ntabwo ari byiza ngo niba wubakiye umuntu abantu bose bamenye ko ari wowe wamwubakiye. Ahubwo nubikora ubikorere kugira ngo Imana yo mu ijuru ibinezererwe. Nimara kubinezererwa izaguha ingororano. Ukeneye ingororano mu bwami bw'Imana, ukeneye kuzagororerwa ingororano z'iteka. Kandi iyo tubikoze dutyo no mu isi tugihari, Imana igitugororera, Imana igiduha umugisha, Imana igitugirira neza, Imana igiturwanirira, Imana igidutsindishiriza, ikaduha umugisha mu byo tugerageje gukora byose, atari uko twashakuje. Gusakuza bizatuma abantu bakubona bagushime, bamwe bakugaye kutari ukwiriye kubikora, abandi bagushime wakoze by'akanya gato, ariko ukwiriye kubikora nk'umuntu utegereje ingororano mu bwami bw'Imana. Ijambo ryabitubwiye ku murongo waho wa kabiri ngo ahubwo nugira umuntu ntukavuze ihembe, nugira umuntu ntukavuze ihembe, ntugasakuze. Ubwo muntu kuko ikizatuma Imana iguha ingororano mu isi ndetse no mu bwami bw'Imana twabisanze hano ku murongo wa gatatu. Ahubwo weho nugira umuntu ukuboko kwawe kw'iburyo kwe kumenya icyo kw'ibumoso gukora, ahubwo ugira umuntu bwawe wiherereye, nuko so ureba ibyiherereye
azakugororera. Oh, haleluya. Nugira umuntu ujye ugira wiherereye, kuko numara kugira umuntu wiherereye, so mu ijuru umenya ibyiherereye azakugororera. Ntabwo azakugororera waragiye mu ijuru gusa, azakugororera ukiri mu isi. Ukeneye ingororano ukiri hano mu isi, azakugororera ukiri hano mu isi. Witekereza yuko uzabona ingororano warapfuye ngo waragiye mu ijuru gusa, na hano mu isi. Niko Yesu yabwiye Petero. Petero yaramubajije ko data dabuja ko twasize ibyacu tukagukurikira, tuzagororerwa iki tukiri hano mu isi? Yesu arangije aramubwira ngo mukiri hano mu isi, ibyo mwasize kugira ngo munkurikire, ibyo mwasize, ibyo mwatakaje kubw'ubutumwa bwiza, nzabibakubira inshuro 100 mukiri hano mu isi. Arangije yongeraho n'irindi jambo aravuga ngo hanyuma y'aho ngaho no mu bwami bw'Imana nabwo mubikiyeyo ingororano. Mubikiye ingororano no mu bwami bw'Imana. Shuti muvandimwe, shuti mwene data, mu Kristo, mukozi w'Imana, munyamasengesho, munyamuhamagaro wahamagawe, wivuze ihembe kuko wagize neza, wirusakuza wivuze induru, kuko niyo utavuga Imana imenya ibiri mu mutima. Umwami Yesu amenya ibiri mu mutima wawe, kandi hanyuma yo kubimenya ndagira ngo mubwire ngo azakugororera. Ukiri hano mu isi, ukiri muzima, ukiri muri uyu mubiri, azakugororera. Kandi nugera no mu ijuru akubikiye ubugingo budashira, azaguha n'ingororano mu bwami bw'Imana. Jambo ry'Imana riravuga iteka ryose. Abantu dukunda kuvuga iyo umuntu yatashye yasinziriye, asinziriye muri Kristo, ijambo abantu bakunda kugereka baravuga ngo nagende, yakoze icyo yagombaga gukora, imirimo myiza yarayikoze, nagende, imirimo yakoze imuherekeze, ajye kugororerwa, ajye guhabwa ingororano z'ibyo yakoze. Ariko tukiri no mu isi wibuke ko hari ingororano. Hanyuma y'ingororano za hano mu isi wibuke ko no mu ijuru hariho ingororano. Mana y'amahoro kugirire neza. Nituvuze induru, nidusakuze, si ngombwa ngo ubishyire kuri YouTube, si ngombwa ngo ubyamamaze, si ngombwa ngo ubishyire ku ma Facebook, si ngombwa, ntabwo ari ngombwa kugira ngo n'abantu babimenye. Sibyo bizaguhesha ingororano, ahubwo Imana iguha ingororano kubera ko wabikoze kugira ngo byubahishe izina ryayo, kubera ko wabikoze kugira ngo wamamaze ishimwe ryayo mu isi, ugira icyo ukora kugira ngo ubutumwa bwiza bwaguke bumenyekane. Ntabwo ubikorera kugira ngo wowe wamamare, ahubwo ubikorera kugira ngo Yesu yamamare. Shuti yanjye, ibyo ukora byose ubikorere kugira ngo izina rya Yesu ryamamare, izina rya Yesu rishyirwe hejuru. Nubikora gutyo uzahabwa ingororano ukiri hano mu isi, ukiri muzima, ukigenda, zikugereho, zigere ku bana bawe, zigere mu muryango wawe, ndetse nawe ubwawe zizakugeraho ukiri mu isi. Uzibonesha amaso yawe, amaboko yawe azikoreho, uzirebesha amaso, uziremo izo ngororano ukiri hano mu isi. Hanyuma nugera no mu bwami bw'Imana, igihe uzaba wasinziriye muri Kristo, umwuka wa Yesu uzakuzurira kujya guhabwa ingororano mu bwami bw'Imana. Ya Mana wakoreraga niyo izakuzura ikuzamure muri wa mwuka wazuye Yesu, ujye guhabwa ingororano wakoreye ukiri mu isi. Mana y'amahoro bagirire neza, kandi Mana y'amahoro bahumugisha. Mukorere imirimo myiza kugira ngo Yesu yamamare, mukorere imirimo myiza kugira ngo izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro, mukorere imirimo myiza kugira ngo bimenywe n'Imana imenye ibigiherereye. Ntimubikorere kugira ngo mwiyamamaze, ntimubikorere kugira ngo mwibonekeze, ntimubikorere kugira ngo mwigaragaze, ntimubikorere kugira ngo mwihimbaze, mutazabura ingororano z'ibyo mwakoreye, mugahabwa ingororano mukiri hano mu isi gusa. Ntimuzagabane imigisha yo mu gakiza k'Imana. Data wa twese bagirire neza, mugubwe neza muri Kristo Yesu. Amen.